naciye bugufi mfata ikaramu nandikira ubwigitago umwami musaba ko twataramana narindi ku kiriyo cy'umukobo yipazo narindi kumwe na Emi dufata ifoto kumva yareya nabwiye buda yuko arenze niyamenye ibyari byo musaba yuko twakorana rapa turi anda inshuti nirasine we wamaye kurabyo kuko yabonye kwiribuye ryibagiwe nirafundi ubuzima ni bugufokama ni nk'agafundi ku mutima ni rasta gangster ni tsaperi muri iyi baruwa dore utumye mvuga nk'idebe iwacu haba umucyo dore niga mu mbabarire aho igisiga cy'urwara rurerure kimena indana inzira ubyibuke kwitavugana n'umugenzi amatwi ari mu rupfu umenye yuko atajya yumva inkapapi n'ubundi byayo nuko byara imisozi umwana wundi nibyo koko burya bishyinkoda dore ko wishagakaye story nziza amacuri utazi umwanzi umenye neza yuko asiga umubiri urancira iki wogashwa ubwenge buke ndahari amaguru tubangira ingati nzira Kigali ndakora ishisho cyane nse gutakura bayari mwana wanje ubyibuke ko umuvuna ari kabiri ukine wikosora usenge kuko Imana irahari ubundi wikosora usenge inzira magasemo zuzuye abanyamashyari. Hello, beautiful people. Welcome and welcome back to Uptrend TV shows. Your girl Malaika. I'm back and back. Nizeri ko umeze neza aho uri hose. Nizeri ko ibihe bikomeje kugenda neza nimba kandi bitameze neza. Ntago ariko bihora bimeze. Uyu munsi birakunda, ejo bikanga. N'ubuzima. Uyu munsi muri Uptrend podcast we are back nkuko musanzwe mubizi, nkuko mubizi ko tubaha ibintu byiza kandi bya danger. Uyu munsi rero we are back with another late video for you. Ako mbere yuko dutangira kambanze mpe shout out ku director w'iki kiganiro, director X ndetse na Kalinto uduha amabit yose mujya mwumva ni Kalinto uba wayadukoreye. Hanyuma rero today muri Uptrend podcast twakiriye nde ijisho rya rubanda gangster nk'amacanda ndi nk'umuhanda ugendera mu borozi wakanda ndi kimwe na Vandame tageti nk'iya Kagame ndi kimwe nka supaguru utavuga nka kuzibya dore nazanye n'abakambwe baje 2008 wallahi vase buri night dore twabonaga ko imihanda izabikiza amabara gangster bipara n'amaniga mu matimba dore zari Kigoma zimifuka ibiri abandi mu madiki zagati mu giti dore zari sangoma zakanengwa kwiriba dore zari sangire n'abana mu mapoketi nitwa G sister G in the house. What's up? G umeze neza? Fresh sana. Nishimye cyane kukwakira muri Uptrend podcast no guhura nawe. Urakoze cyane kabisa. No abantu batwibwiye bibigire wababwizina ako bibwire mu buryo burambuye. Nitwa G ndi umuraperi nturuka Muhanga. Ndi fashion nkora iby'imideri umucuruzi muri makeya nago nabona ukuntu mbivuga muri rusange ariko nifatanyije n'abakunzi bose ba Uptrend kugira ngo dukomeze tuzamure. Niko bimeze. G ryavuye. G ni izina ndimaranye igihe kinini kuko nimba wumvishe muri iriya intro ngo dore nazanye n'abakambwe baje 2008 wallahi ni nko kubatizwa yubatijwe rero nyine ryavuye he G ryavuye he nyine ujya kuryita cyangwa sinzi nimba wariryise cyangwa bararikwise byavuye nuko ubundi ndi umurasta cyane. Rasta means urukundo, amahoro. Umva ndi umuntu ukunda amahoro, ndi umuntu ugira urukundo muri makeya. G byavuye mu mibanire yanjye n'abantu. Nyine ninde wari kwise, ni wowe waryiyise, watekereje gute mu mazina yose ko buryo uvuga ati ngiye kwita G iryo zina rero impamvu naritoye ni nge waryiyise pe. nararyiyise, nararebye mbona amazina yanjye
nago numvishe nshaka kuyazana muri showbiz cyane yego ndavuga ntireka nshaka izina ryanjye rizafasha abantu kunyumva rifite n'igisobanuro iryo zina naryise kubera kuba ngewe ndi umunyarukundo ugira amahoro peace love and harmony nk'aya mabara atatu y'aba rasta green red and yellow yeah Jide Mare hajiba Jide Mare uravuze ngo waje 2008 nibwo watangiye nibwo waje muri industry nibwo natangiye kwiyumva muri industry hanyuma rero kuva icyo gihe utangira kubyiyumvamo cyako uduha ukuntu byagenze nyine kugira ubugejeje ahanga duhe nka story y'ukuntu byagenze kugira ngo Jide Mare twicanye ahangaha ari wowe nyine story rero ukuntu imeze y'ubuzima bwanjye it's like my biography right ni ukuvuga ngo hari ubwo nabaga njyewe sorry like ni ukuvuga ngo nakundaga rap kuva na kera narindi umwana wo mu ntara urabyumva biragoranye cyane urumva slangs zanjye n'abantu baba bumva ko ndi umupeti w'inyamirambo kubera uburyo baba bumva ikaramu ariko ngende umwana wo mu ntara so gupushinga ibintu byanjye byari bigoye cyane malayika byari bigoye cyane like nk'uko ubona inyenyeri iri ku ijuru ukaba wayitirira sogokuru wawe kuko tuzi neza yuko ari reborn sibyo byari bigoye kwambutsa umuzigo nkawugeza inyuma ya Nyabarongo narakomeje ndagerageza zari 2008 hari hakiri n'abantu abatipe bari kuba abastar ubu ngubu nibwo bari bagitangira kubona ku biceri nanjye nagize ibindi bintu kwa nari ndangije ishuri nari nshyushye nkiva mu Buhinde like mpita njya gukora akazi njya za Mozambique mvayo namazeyo igihe kinini urumva bari basigaye mu Rwanda umuziki bari kuwukora ubwo nge nari meze nk'uryamye ariko ntago nari ndyamye kuko buri inkoni hira igihe niko bimeze then icyo gihe navuye Mozambique ndagaruka nza mu Rwanda for a short time nanone nkora boro nyinshi nkora boro na PSI nanone zo kuzenguruka ndagaruka asheho akahe gatoya mpita ngenda Zambia nanone for struggle ndastrugglinga kubera ubuzima ngiye gushaka ubuzima urabyumva urumva rero namazeyo for 5 years kubera job nanone nyuma y'imyaka 5 rero kugaruka mu Rwanda nagarutse muri 2023 nibwo naringeze hano mu Rwanda urumva umwaka ushize urumva naho ndetse ndagerageza kuba akanya mbashije kuba ndi kuri Uptrend niko bimeze I swear hanyuma rero mbere yuko nkwa beat ngiye ngufitiye akabazo k'amatsiko ndagasubiza ejobundi twagiye kubona tubona abaraperi babiri barwaniye mu kiganiro barambikanye kabisa imigeri ingumi zibingumi Jide Mare na Glory Majesty rambikana hasi hejuru ubundi tubwire abantu hari ukuntu babibonye sibyo abantu babifata bigiye bitandukanye none ngize imana wowe kugira ubundi byagenze gute kugira ngo bigere kuri point mu Rwanda sister reka nkubwire rero njyewe nk'ukuri n'ubundi ndi umunyakuri reka nkwereka amaboko yanjye ni matoya ntago yarwana reba akaboko kanjye kariho Yezu Kristo n'umusaraba hano hariho marayika sinzi nimba wabibonye hano hariho izina rya papa rino n'izina rya mama rino n'izina rya sister aya maboko ntago yarwana urabona ko ari hijuru gusa kandi twarakubonye ukubitana imigeri uri kunyemeza gutanganya kandi narakubonye u Rwanda biriya bintu ukuntu byagenze iriya yari planka it's like twashaka kureba reaction yo mu bafana ukuntu imeze iriya yari planka twari turi mu kiganiro cyo kuri Flash TV
kuri Flash magazine Celebs magazine niho twari turi nge na Glory I swear Glory is my friend twari turi gutwikira indirimbo yanjye rero bita Indagwijana yakoranye na Racine niyo twari turi gutwikira ariko nabonye yuko icyo twashakaga ko abantu batubwira nicyo batubwiye nashakaga ko abantu batubwira ngo ibyo bintu twababonyemo ntago ari byo tubamenyereyeho rero twabikoze kugira ngo duchallenging abantu ariko twabonye yuko njyewe nabo uko twabigenje ebana twagira ngo turebe mu mitwe y'abantu twari twigize like turi inyuma turebe noneho abafana kuntu babyakira ariko twabonye batarabyakiriye neza we don't need to fight twagira ngo nyine turebe ibiri mu bantu none se Marley karame uba wumva ibyo bintu bikwiye hoya kugira ngo umuhanzi ajye gusohora indirimbo akora icyo kintu nk'icyo ngicyo warwane abandi bakora ibiki bakura amashanga abandi bagiye niki uba wumva bikwiye kugira ngo nyine umuhanzi agiye gusohora indirimbo ngo banze ngo akore akantu nyine ngo kuyitwikira gutwikira indirimbo urabona indirimbo oya nyine nk'ibyo bintu by'amaprank birahari cyane bireze ko buriya ni ukuvuga ngo music ikuntu imeze ntago twarwanye buriya icyo nashatse kuvuga ngo twe twashakaga kugira ngo turebe ibiri mu bantu twerere ibintu ibiri mu bantu biratubwira biti hoya don't fight kandi mu by'ukuri nge na Glory ntago twarwana kuko nimba Glory ari umuraperi w'ukuri nanjye hudu yanjye kabimbwira ati you are true rapper ntago nkwiriye gufightinga n'umuntu wundi dufite ivuga butumwa rimeze kimwe noneho se abatabikora abadatwikira boro zabo abyo ngibyo nyine maze wabonye ko n'abasani bakomeye basigaye batwikira nyine basigaye babikora ariko ku rundi ruhande abantu bakavuga ati ni ukutigira icyizere ni kwa kundi umuntu wavuga ati indirimbo yanjye izasohoka nirebwe kambanze nkora aka kantu kugira ngo izajye gusohoka abantu baramvuze rimwe na rimwe bagakora n'ibintu nyine bitameze neza just kugira bavugwe kugira ngo indirimbo niza bizagenda uko nguko hoya buriya n'ubundi ni uri bupfe ni upfa ni ukuvuga ngo n'ubundi nimba boritari buvugwe niyo wayitwikira ntiyavugwa nta n'uwakwemerera kugutwikira sinzi nimba umaze iminsi ureba boro za Shadibu nimba umaze iminsi ureba nibyo nyine niho nari nkomoje nkubaza ibyo bintu bijyanye no gutwika n'amaplanka biriya by'amaplanka uraza kumbabarira nge nk'umuhanzi igituma tubikora biriya tubikora ni nka alert ni nko guteguza sister ni nko guteguza ko ibi bintu bimeze bite kigiye kuzibya dance hanyuma Jide Marley rero kamuhereze beat and then tugende uri tayari se ndi tayari sister okay Malaika ijisho rya rubanda gangster nk'amacanda ndi nk'umuhanda ugenderaho boro ziwakanda ndi kimwe nka Fantame tageti nk'iya Kagame ndi kimwe na Supaguru utavuga nka kuzibya dore nazanye n'abakambwe baje 2008 wallahi fase buri night dore twabonaga ku muhanda uzabukiza amabara gangster bipara n'amaniga mu matimba dore zari Kigoma zimifuka ibiri abandi mu madiki zagati mu giti dore zari sangoma zakanengwa kwiriba dore zari sangire n'abana mu mapoketi icyo gihe hari Libya yandikira tafugenge hariho DPG akubitira Kicukiro hariho MP arapiriyo za Karambo narindi wa Rutoki nandikisha gati kwikoma narindi kwishaza ishari nishaza urabizi okay ubundi se kubumbwira yuko nkunda umunsi w'urubanza rwanjye uzemera tujyane umugabo yabwiye undi ati dore ndasumbirijwe tabara dore rupfa rimarangera amajanja nyamuntu aramubwira ati icyo gikombe kirarura urabizi neza nyiri umupfu niwe ufata haboze sakwe ati some inka yanjye kamwigaramye ati ngicyo nashwite ubwo se nuzi ko ari umuvure ubundi se kubumbwira yuko nkunda ubundi se kubugenda uvuga ihanda ubundi se kubugenda umbona nabi nyamara iyi mihanda idushuka kuvuga nabi
ndatigita izuba rindi mu ruhanga timba nayifunze n'agakepe k'izuba sindivaho ngenda cyari big puff kuko ubuzima ni remember buza monaso ndazamura amashimwe nk'imbohe mu bitekerezo ndabizi iby'isi byose bwo bijya bigira ihereze rega byukusenge buryo ugwisha abanzi ndakibaza iyo mbyutse ntangiye gupaka umunsi nkibuka ko harimo abamaze kwanga imyaka yeah nari nsize ko navuze ko rap ari umutima bitari amaraso kurapa bikaba impano nari nsize umugani kuko inyota ihera mu mano nari nsubije inkota urwubati siguha isomo naciye ubutatu marayika numva se beat ndi kuyumva gahoro cyane nibuze kabisa yeah okay inzira zikuzimu 1 2 1 2 yeah inzira ubyibuke kwitavugana n'umugenzi amatwi ari mu rupfu umenye yuko atajya yumva inkamba mbi n'ubundi byayo nuko byari imisuzi umwana wundi nibyo koko burya bishya inkonda inzira ubyibuke kwitavugana n'umugenzi amatwi ari mu rupfu umenye yuko atajya yumva inkamba mbi n'ubundi byayo nuko byari imisuzi umwana wundi nibyo koko burya bishya inkonda dore ko wishaga akayistory nziza amacuri utazi umwanzi umenye neza yuko asiga umubiri uranshira ikiwoga cwawe bwenge buke ndahari amaguru tubangira ingati inzira Kigali ndakora ijisho cyane tuyisubire muri cyafite imirongo siracyarimo neza zana ninde skiri naciye bugufi mfata ikaramu nandikira ubwigitago umwami musaba ko twataramana narindi ku kiriyo cy'umukobo yipazo narindi kumwe na Emi dufata ifoto kumva yareya nabwiye buda yuko arenze niyamenye ibyari byo musaba yuko twakorana rapa turi anda inshuti nirasine we wamaye korabo kuko yabonye kwiribuye ryibagiwe nirafundi ubuzima ni bugufokama ni nk'agafundi ku mutima ni rasta gangster ni tsaperi muri iyi baruwa dorutumye mvuga nk'idebe iwacu haba umucyo dore niga mu mbabarire aho igisiga cy'urwara rurerure kimena inda naho agaditsi gati yeah bye pepa ashaka pome ashaka ko dukina mu kibuga babiri ku mutima ndikari beba ava Miami azana kakabuto n'akatsi mu kirabo afata ukuboko ntereka hakurya y'umugezi yeah okay yeah ubundi se kububwira yuko nkunda umunsi w'urubanza rwanjye uzemera tujyane umugabo yabwiye undi ati dore ndasumbirijwe tabara dore rupfa rimarangera amajanja nyamuntu aramubwira ati icyo gikombe kirarura urabizi neza nyiri umupfu ni gufata habuze sakwe ati soma inka yanjye kamwe garamye ati ngecyo najwe dubwo se nuze ko ari umuvure imurikagurishwa ry'abeza bamubonye bamubajije ntabiri umukobwa ati reka daturi kuva mutendere na master eya tubona ko vayeri w'umuzungu mukabasa umusaza zunguza umutwe ati reka nkore cyane sinari nzi ko ubu bwoko nabwo buvunika ni big up papa motivation y'umunsi kera ku kivumo igiti cyavuye amaraso abantu barahunga bashirira zakanyarira abari barasenga bazi yuko ryango bashe itangiro ry'ubuzima bitangira turira iherezo ryasa naryo nuko namarira ubu buzima n'ikiko bumeze nk'uruziga ndagukunda ndakwanga isomo ry'abafilozofe itangiro ry'ubuzima bitangira turira iherezo ryasa naryo nuko namarira ubu buzima n'ikiko bumeze nk'uruziga ndagukunda ndakwanga isomo ry'abafilozofe ubundi se ko bumbwira yuko nkunda umunsi w'urubanza rwanjye uzemera tujyane yeah okay yeah ndatigita izuba ryinshi rindi mu ruhanga timba nayifunze n'agakepe k'izuba izina sindivaho ngenda cyari big puff kuko ubuzima ni for remember buza monaso ndazamura amashimwe nk'imbohe mu bitekerezo ndabizi iby'isi byose bwo bijya bigira hereze rega byukusenge buryo ugwisha abanzi ndakibaza iyo mbyutse nangiye gupanga umunsi nkibuka ko harimo abamaze kwanga imyaka ndakivugisha cyane nk'umusazi ku muhanda yeah okay
inzira ubyibuke kwitavugana n'umugenzi amatwi ari mu rupfu umenye yuko atajya yumva inkamba mbi n'ubundi byayo ni ukubyara imisozi umwana wundi nibyo koko burya bishya inkoda dore ko wishagakaye sitori nziza amacuri utazi umwanzi umenye neza yuko asiga umubiri uranshira iki wogashwa ubwenge buke ndahari amaguru tubangira ingati nzira Kigali ndakora ijisho cyane nze gutapura bayari mwana wanjye ubyibuke ko umuvuna ari kabiri ukine wikosora usenge kuko Imana irahari ubundi wikosora usenge inzira mpagazemo zuzuye abanyamashyari ndakora ijisho cyane nze kwisanyura bukuri ubundi nandikira Imana inzoze ku nyenyeri habe bamwe bashonje abamene mu muceri isaha itaragera umenye yuko burya nta kuri utambitse wamenye ko isake yabitse yeah okay yeah okay ndaje ndaguha iyindi biti mu kanya sibyo hanyuma nshaka kubaza kuri iyo freestyle sinzi nimba ari freestyle cyangwa ari indirimbo wanditse wari duhaye mu kanya uri kuvuga ati ngo nyine kuntu wabwiye ngo Buda ngo kwarenze ntiyabyemera usabye ko twakora rap turi ati niguri anda inshuti nirasine we wampaye korabo kuko yamenye kwiribuye ryibagiwe n'abafundi ubwo se biba byaragenze nka good is that a true story? Yeah, it's true story nge nago njya mbeshya cyane Buda yaragukatiye nyine gutya yakubwira uri anda oya Buda nago yankatiye gutyo nyine Buda urumva ubanza yarabonye ko ubushobozi bwanjye buri hasi aravuga ati niga uri anda kuko kubijyanye byo no kuba twakora music nyarwanda ndakeka ko ikinyarwanda tukinganya yeah shout out kuri Racine kuko yamenye kwiribuye ryibagiwe n'abafundi kabisa shout out yeah no ubukoranye na Racine indagu ijana indagu ubundi ni iki indagu ubundi kera bararaguzaga bakabandwa indagu se buriya si nk'inzozira indagu ni nko kubaza ni nko kujya kubaza ni nk'ibintu nko kubaza indagu ijana zari nko kubaza abakuru inshuro ijana kuko nujya kuvuga ijambo ujya ugaragura ururimi mu kanwa kawe inshuro 7 byibuze nibwo uzajya ujya kuvuga ukavuga ikintu kizima urumva rero twe twari tugerageje kubaza inzozi ijana ku bakuru iyi ndirimbo yari igamije nyine itubwire muri rusange iriya ndirimbo urugero ngo ngwindagwijana inzabya z'umujinya umutima urajejeta karinga kama mese ubundi ijoro n'amanywa biduha iki ku mutima udacogora gusuka imudinya ku mubiri indagwijana uzifata uzishyire mu bisigwi indagwijana uzishyire mu bisigwi igihumbi nyabyinshi umwimikazi umusasire mu kirambi ijisho wallahi rirama isura impabya riranyereka ko hazaza imvura izadukwepa riranyereka urwango rwinshi inzira mu bapipo injyana izaba rap kondo mbyinigisha kamba nzibutsa amaniga atazi yuko byavunikiwe ikeci zigahengama ivumbi rikarenga ivi nzaraburira abaniga banjye ku mihanda babwire yuko ibyo mbona birimo ishaza ryinshi urumuri rw'umutima ijisho ry'urumuri itangiriro ryawe umenye yuko rizwi na nyoko ni utwo tuntu ariko ni ibintu mu matwi y'abantu okay uwagwase beat ukayitwumvisha iri muri beat ngahitamo tugende let's go kiri yeah jidemarire indagwijana yeah indagwijana inzabya z'umujinya umutima urajeje itakaringa kama mese ubundi ijoro n'amanywa biduha iki ko imitima idacogora gusuka amaganya ku mubiri indagwijana uzishyire mu bisigwi igihumbi nyabyinshi umwimikazi umusasire mu kirambi ijisho wallahi rirama isura impabya riranyereka ko hazaza izuba izadukwepa riranyereka urwango rwinshi inzara mu bapipo injyana izaba rap kondo mbyinigisha kamba nzibutsa amaniga atazi yuko byavunikiwe ikeci zigahengama ivumbi rikarenga ivi
nzaraburira abahungu banjye ku mihanda babwire yuko ibyo mbona birimo ishaza ryinshi urumuri rw'umutima ijisho ry'urumuri itangiriro ryawe umenye yuko rizwi na nyoko jidemarire dore niyo boro narindi kutamurira kiraba n'indi mirongo nyine okay nuko imvura idasigura kwera kw'imyaka ibi biremwe nkatwe turagana ku mperuka ibi biganza byuzuye amaraso ku butaka intimba n'ishavu rubanda hirya barataka babubabwira story nziza bati n'icyuka inzira zuzuye ababi bahekenye imicyaka dore ko wigenje uburwura bava mutaruka ugende witonze okay let's go let's get it yeah incakura zirancokoza mu mpaka z'urudaca amacakubiri adacogora ubucamanza bucuritse kandi mu gihugu igicaniro kigicanye wasabu kanyarwanda va muri izi ngwe dufatanye inka baraduhaye Afurika Kongo iratwihaye inka baraduhaye Afurika Kongo iratwihaye intambwe ubu ni ndende abana skuru nta gutinda amata turanyoye kuko Imana itaha iwacu n'igicaniro cyane ngombe ry'ababinga cyaka kabiri kane reka kwica yizanye dore zahekanye ni nazo so dufitanye ko abantu benshi bari bicanye inshuti nyinshi bazanye. Okay. That's it. Marley rero katwigarukire ku muziki. Watubwiye ko watangiye 2008. Hano hari umwana uri kutureba kuri kamera ushaka kwinjira mu muziki ushaka kurapa umuraperi nka Marley. Ni nk'ikihe kintu wamubwira cyangwa inama wamugira kugira ngo ibintu bizagende neza? Inama namugira nimba ari mu bijyanye no kuba yakora umuziki akamenyekana inama ya mbere namugira niyo kwihangana trust in process ibyo byonyine naba ari umwana wumva azumva kandi azagira icyo ageraho byonyine nta kintu iryo jambo rikubiyemo ibindi byose nari kuvuga. Hanyuma hari igihe wigeze kugera ukumva ucitse intege ukumva kumva ushaka kubivamo nyine ushaka kubireka? Narahageze aho ngaho niyo mpamvu byagenze gute rero ni iki cyabigaruye? Niyo mpamvu nabwira guriya muntu ngo azagire kwihangana ni ukuvuga ngo umuziki iyo udateye imbere vuba vuba ugira ngo ni uko utabizi ni uko wenda ibyo ukora atari byiza kurusha abamenyekanye so bisaba kwihangana isweya so ni ukuvuga ngo niko mbibona muri njyewe rwose nta kindi no kwihangana wumva gucika intege wowe wumva icyo gihe nyine wumva wabivamo ni nk'ikihe kintu wibutse kigahita kigusubizamo nyine imbaraga kigahita kituma nyine uvuga ati ibintu ndabiguramo? Ni indirimbo bita Itangiriro nakoze. Iyo ndirimbo nakoze bita Itangiriro niyo abantu nyine urumva noneho bo ubanza barabimenye umenya baramenye ko ncitse intege noneho nibwo batangiye kumutiva mpaka noneho yiduyeho gato twumva Itangiriro nkako nta beat irimo. ngo itangiro ry'ubuzima bitangira turira iherezo ryaza naryo nuko namarira ubu buzima ni iki ko bumeze nk'uruziga ndagukunda ndakwanga isomo ry'abafilozofe itangiro ry'ubuzima bitangira turira iherezo ryaza naryo nuko namarira ubu buzima ni iki ko bumeze nk'uruziga ndagukunda ndakwanga isomo ry'abafilozofe mba mvuga muri vase mvuga ngo umva dutangirana zeru tukagwiza inshuti tukuzuza manigace siboza ubundi se sha ko bigora tugitangira uragira ngo umwanzi w'ibihe saya amasaha mbaye nk'umuhinzi utangira umurima nta mbuto cyangwa se umuhigi ujya guhiga ingona n'imbwa never say never nka Nelson Mandela imvura yo ni nyinshi ngangi karitira tose bizura rosara sekasurire mu gafesi iruhuko ridashira mu cecura rivera amaraso mu mayira abagabo bibikwerere tuzenguruka
Afrika twisanga mu rusaka muri uyu murwa w'amajanka gusaka gucuritse ngo none ko rugira nawe azafasha uwifashije reka mfata igitiyo nyoboki y'ubuyede agatinze kazaza namenyo ya hehe cyangwa nse nkubwira yuko intari risha amajoro n'amajoro wallahi n'abasore Legacy Night kwa Maria Damzi WhatsApp Kapelo na Sister Mama Keira Mico the best atirapa cyane hari ubwo wakagwira inzira ziba nyinshi G nari ngifite ubwoba wallahi uzanyihoze iruhuko ridashira tuyishimire yoshu ndacyariho ndahumeka n'agakayi kanje urwandiko ruraza buri cyo isomeramo kuko yari amarenga aciriwe na nyirasenge mu mazi magari yo hakurya mu Buhinde mu birwa byago watukibera Punjab nuko byari bimeze rero mu itangiriro uyo wayisoye ryari niya vuba kabisa niya nko muri 2021 hanyuma rero topic ngiye kuguha ugiye kuvuga kira kumana kumana kabisa oh okay nagerageza tutemo se reka nibaze kumana ntacyo nibaze no ku bantu kubijyanye n'Imana nta kibazo nari okay mfite byinshi mu mutwe mfite byinshi muri ngiye mfite kwibaza kudashira ko mfite ubwoba urampiki urama amahoro ko nsabira bake n'umugisha urama guhozwa kuko umutima wuzuye inguma mfite za move z'abahungu b'inzara y'ibiceri za story z'abasaza bahubutse ibikomo iyi mihanda na amateka yadusigiye inguma umwanzi ukwanga umenye yuko ari ndi gusaba kurya mfite love mfite hate mfite ibyaha mfite ubwoba mfite icyo kubwira Imana mfite umutima udatuje mfite urwango rw'aba people barya bakamena imyaka mfite kwibaza kudashira ko nzapfa nkanazuka Mana ko wazanye ibigeragezo uzana love uzana hate uzana ibyana by'amannyo uzana impazo uzana mane kutubuza gukoma uzana inoti uzana ubukene utubuza kwifuza uzana ubupfubyi ubupfakazi udutamo rusoferi uzana indwara zidashira uzana amavirusi uzana intampara abantu baramarana uzana igitabo kizaturokorera amagara mfite ibibazo byinshi nibaza kuri icyo gitabo mfite amagambo menshi Imana yo kuvuga mfukamye mfite amaboko n'amaguru wamaye ubushobozi mfite guhangana n'umusaraba wanjye nshikamye mfite ihurizo bamwe duhuje ibibazo mfite agahinda nk'ako umwana uvuye gutaba nyina mfite amateka mabarenza yo gucurika iniga mfite imiziririzo mfite indasago ku mubiri mfite hip hop proof n'amaniga tamopavu mfite inyota y'amaniga mbese urumva ko ntako naba ntabyibajijeho hafi aho iyo bayi wari usanzwe warayanditse iyo ni boro maranye igihe okay hanyuma rero the Marley tugana ku musozo hari utubazo ngufitiye ndadusubiza utwo nshoboye uri tayari for real ya ngiye kuguhereza abantu abahanzi urahitamo umbwire uwo wemera cyane umbwire n'impamvu okay twagiye okay we go okay Riderman na Bulldog Riderman Fireman Pifra Fireman uzajya umbwira n'impamvu ariko ujumbaza nta kibazo Riderman na Bulldog bavuze impamvu nahisemo Riderman kuri Bulldog okay Riderman ari dope kuri Bulldog kuko Riderman ntago yiyemera nka Buddha okay okay Fireman na Pifra Fireman kubera Fireman ni lyrical guy yeah okay Kivumbi King Bruce the First mu njyana yacu ubwo ni Bruce the First yeah sure for real King ni star ego ni umustari ariko Kivumbi ni umuraperi kabisa nako okay sorry ndabyishe okay Kivumbi ni umustari ariko Bruce nanone ni umuraperi kabisa than him yeah ariya Ways bwiza Ways kubera Ways ni gangster nkuko wabibonye kabisa kandi aranabizi Made in the band both you have to choose one
Okay, Ben. Ben. Yeah. Kubera. Ben nyine. No comedy asigaye ari muri gospel. Hoya? Ben nawe ari talented, hari ukuntu nyine ari emotional guy. Yeah. Okay. Hanyuma Logan Joe Kenikeshad. Logan Joe. What? Logan. Kubera? He's my nigga too. Birumvikana ubwo ukurikiza amarangamutima. Oya ntago ari icyo nkurikije. Logan is dope than that nigga. Okay. Can Iso Chris Easy? Abo bantu bahogoza cyane birangora ariko Kenny Sola dope than Easy. Kenny Sola Okama? Okama ya. Kenny Sola arenze Okama? Cyane. Okay. Hanyuma rero turi gusoza kamera ni yawe igikintu ubwira abantu badukurikiye message wabahereza nimba ari amaproje ufite banababwire imbuga nkoranyambaga ukoresha bagufollowing. Njyewe nk'ibisanzwe ni G de Marley ku mbuga zose, Spotify G de Marley, YouTube G de Marley, FB G de Marley, IG G de Marley. Muri makeya ahantu hose dukeneye imiziki yacu kuba twayigeza hose, aho nabashije kuyigeza ni G de Marley. Icyo nabwira rero abakunzi banjye ni ugukunda Uptrend. Bayikunde kabisa. Muduwe subscribe. Nimba utarakanda subscribe ihangane. Nta kantu gato, nta segonda bigusaba, nta amafaranga bigusaba, yikandeho. Udushyigikire. Nibyo navugaga babikore kabisa kuko this is a real place aho tuzana hip hop, aho tuzana real hip hop, aho tuzana lyrics za fresh tukazisangiza abanyarwanda. Urumva ko murakwiriye kuba mwashyiraho ibuye ry'ifatizo kugira ngo mubashe kujya mukurikira ibintu byiza. Ni ukuvuga ngo rero mumbabarire kuba nizimbye mu magambo kandi turi kuganira. No, ndume uzi ibyo bintu njya mbyumva mu bukwe kuko ndabasaza baba bari kuvuga ngo kwizimba mu magambo ndumiwe. Icyo ni ikinyarwanda ariko murambabarira. X ndagushimiye nawe byinsazi kandi dope inside bro bivuye muri nge. Marayika shout out. Urumva ko man icyatumye mva mu majyepfo nkaza hano nari nambuka nyiriya mizigo kuyigeza hano byansabye. Urabona ni nko kuza n'ubwato bitewe n'iriya Nyabarongo. Impamba yanze gushirira ku Ruyenzi irazigera hano. Navuze nk'idebe, abantu biwacu barabizi haba umuco mumbabarire. Deni nanone ikindi kintu ntashobora gutinda kuvugaho, mu mideri mujye muza mudushake, turi G fashion. Dukorera i Muhanga, ducuruza imyenda. Urumva nkanjye boss wabo ni ngewe wabaserukiye. Abantu b'imuhanga G fashion. Nimba ukunda kwambara neza, ukunda icyango kimeze neza, mwamubonye. Thanks. Ujya unakora n'amadelivery se nk'umuntu uri mu Ruhango cyangwa uri nk'i Kigali ashaka nk'imyenda nyine wenda yayibonye nko kuri IG akaguhamagara ukayimwoherereza? Ndabikora ibyo ngibyo, ibyo bikostinga free kuri ngewe. Ibyo bikostinga free aho waba uri hose ndadelivaringa. Okay, hanyuma rero hari ikindi? Nta kindi usibye kubwira mama ngo I love you mami. Nakuramukunda koko. Nanjye kagushimiye cyane ko wabanye natwe, bani iby'agaciro cyane. Thank you so much sister. Nawe ndagushimiye cyane kuba ugejeje kuri uyu munota ukiri kutureba, wakoze cyane. Nimba utarakanda subscribe kuri Uptrendtvshows yikande, uduhe igitekerezo cyawe, ukande like no kuri iyi video yisharinge kugira ngo igere ku bantu benshi. Mwari muri kumwe nanjye Malayika hamwe na G de Marley. We out.